Muhawe ikaze nanone mu kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo ababyeyi benshi bakunda kugira cyitwa inda y'urubura. Mu cyongereza nicyo twita moral pregnancy. Rero iyo bavuze inda y'urubura ni uko nyine impamvu bayise inda y'urubura, iyo urebye muri ecography cyangwa mu cyuma ubona bigaragara nk'urubura runo rusanzwe, ariko tugiye kubisobanukirwa uko biba byagenze kugira ngo bigende gutyo. Kurikirana ikiganiro cyose kugira ngo usobanukirwe. Ubundi inda y'urubura irimo amoko abiri. Hari icyo twita complete mole na incomplete mole. Complete mole ni igihe intangangore itarimo uturemangingo tw'intanga, n'ubundi bivuze nyine ko iba ifite ikibazo cyo kuba idafite uturemangingo yihuza n'intanga ngabo, hanyuma bikabyara nyine icyo kintu kimeze nk'urubura. Ahangaha ingobyi ishobora kuba irimo, hakaba harimo umwana ariko utazavamo umwana uzakura, ariko hakiyongeraho n'igice cya kindi cy'urubura nyine kiri inyuma. Iyo niyo twita complete mole. Hanyuma iyo twita incomplete mole ni igihe intangangabo ebyiri zihura n'intangangabo imwe, intangangabo ebyiri zihura n'intangangore imwe, bikabyara ikindi giforme kimeze nk'urubura. Ahangaha ubundi mu busanzwe intangangabo imwe ihura n'intangangore imwe. Iyo zibaye ebyiri rero niho bitangira kuba uturemangingo tw'intangangabo ari two twonyine twabaye twinshi, bigatuma ziforoma cya giforome kimeze nk'urubura. Rero urumva ko ibyo bintu bibiri bishobora kuba kandi byose bikaba muri ya fomo y'urubura. Ese ni ibihe bimenyetso nshobora kubona nkamenya yuko nshobora kuba mfite cyangwa se ntwite inda y'urubura? Icya mbere, ugira ibimenyetso nk'iby'umuntu utwite bisanzwe: kubura imihango, gucika intege, kumva unaniwe, bya bindi twabonye byose bishobora kuranga umuntu utwite. Ushobora kuba wari ubizi ko utwite cyangwa se ukaba utari ubizi, byose birashoboka. Ikindi ni ukuba ushobora kuza guca mu cyuma nyine bakabona ko wari utwite, ibyo nabyo birashoboka. Ikindi ni uko wa musemburo uranga umuntu utwite wa HCG uba wazamutse cyane ku buryo bukabije. Hari normal range yawe cyangwa se hari urugero ugomba kuba wazamutseho. Iyo wazamutse rero bikabije, ugomba gukeka ko umubyeyi yaba atwite yanda y'urubura. Hanyuma rero ibyo bimenyetso byose twabibonye, kuba utwite ukabona utangiye kuva, nabyo biri mu bimenyetso. Kubona inda yawe ikura cyane birenze amezi yawe, ukaba ufite wenda nk'ibyumweru 8 ukabona ni nk'inda y'ibyumweru wenda 15 ni urugero, nabyo bishobora kuranga inda y'urubura. Ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ntago igitera gutwita inda y'urubura nk'uko twabivuze, ntago ushobora kukimenya cyangwa umenye ngo nshobora kuzagira inda y'urubura cyangwa iki, ariko hari ibyago bishobora kubitera. Kuba utwise inda ya mbere ufite imyaka myinshi cyangwa mikeya. Imyaka myinshi cyane rero tuvuga hano ni hejuru y'imyaka 35 aribwo ushaka gutwita inda ya mbere, uba ufite ibyago byo gutwita inda y'urubura. Ikindi ni imyaka mike. Imyaka mikeya tufatira munsi y'imyaka 15, uba ufite ibyago. Ntabwo ari itegeko ko umuntu ufite iyo myaka atwita inda y'urubura, ni ibyago. Ikindi, kuba warigeze gutwita inda y'urubura nanone uba ufite ibyago byo kuzongera kuyitwita. Ikindi ni ukubukuramo inda kenshi bikurikirana, repetitive abortion, ni ukuvuga ngo ukuramo inda indi ikavamo, nawe ushobora kugira ibyago byo kuba watwita inda y'urubura. Ariko si bivuze ko byakubaho, ariko uba ufite ibyo byago. Ese inda y'urubura igira izihe ngaruka? Inda y'urubura igira ingaruka y'uko bya bintu twabonye utwite by'urubura cyangwa se bitakoze umwana bishobora kuvamo kanseri iyo bitavuyemo ngo bishiremo, kuko n'ubundi ntabwo biba bizavamo umwana ngo akure, oya, ahubwo iyo bitavuwemo ngo bishiremo hahandi bitera kanseri ya nyababyeyi. Ese
tubivura gute, iyi nda y'urubura ivurwa gute cyangwa se tuyitaho gute? Icya mbere ni ukoza mu nda. Ni ukuvuga ngo rwa rubura rurimo twavuze rushobora gutera kanseri, turarwoza rukavamo rugashiramo kugira ngo rutazavamo ya kanseri. Ikindi ni ukurwana no kugabanya ya HCG, ya hormone y'umuntu utwite twabonye ko iba yarazamutse, iba igomba kugabanyuka, kuko iyo igabanyutse nibwo twizera neza ko bya rubura rwashizemo kugira ngo utazarwara kanseri. Ni itegeko rero ko umubyeyi watwise inda y'urubura nubwo tuba twamwogereje ariko agomba kugira imiti atahana izamanura wa musemburo ndetse ikanamurinda ya kanseri. Bijya bibaho rero ko uba ufite ya nda y'urubura rwose ari ibintu byinshi byaranafashe muri nyababyeyi bakaba bayikuramo bitewe n'aho byafashe cyangwa se n'urugero byafashemo. Rero ntabwo ari kese zose cyangwa se ari abantu bose bakuramo nyababyeyi, akenshi barabogereza bigashiramo bakabaha n'imiti, bakabakurikirana nibura hejuru y'amezi 3 n'atandatu, usubira kuri randevu kujya kureba uko byifashe. Ikindi ni uko icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kongera cyangwa se gutinda gusama, gushyiramo umwanya. Ntabwo umubyeyi watwise inda y'urubura ivamo ngo ahite yongera gusama, kuko uhise yongera gusama hatarashira nibura amezi 6 barakontoreye wa musemburo wa HCG twavuze, tukareba niyo warasubiye hasi, bishobora kugutera ibyago byo kongera gutwita inda y'urubura. Shyiramo nibura amezi 6 kandi utwite wabiherewe uburenganzira na muganga. Rero nizere ko twasobanukiwe n'icyo inda y'urubura ari cyo ndetse n'ingaruka zacyo ndetse n'ibimenyetso byabyo byose twabisobanuye. Mwari kumwe na muganga Dorcas, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.